Hello guys, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze ku Nkomangiro TV. Niba usanzwe uri kuri uyu murongo cyangwa se niba uje bwa mbere wumve ko nguhereje ikaze nukuri kandi ndakwishimiye. Nizere ko rero mumeze neza. Abatameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Uyu munsi bishobora kuba byanze, uyu munsi ushobora kuba uremerewe, ariko ejo umutwaro wawe ukawutura, ejo ugaseka, ejo ukishima. Niba uri mu kibazo cy'ubukene, ejo ugakira. Umva, umuntu wese ugihumeka aba ari umukandida wo kubaho neza. Ntukihebe ugihumeka, ntukihebe rwose, kuko ibyiza birashoboka kuri wowe. Icyiza ni ukwiringira Imana, sibyo? Rero ndagukomeje, nawe niba uri imfubyi menya ngo Imana ijya yimuriramo abantu bakaba ababyeyi b'abandi, kandi ugasanga ababyeyi bawe bimuriwe mu bandi babyeyi, ugasanga baragukunze kandi nta n'icyo mupfana. So rero ntukihebe ugihumeka, kandi Imana ni nziza. Avuga ngo ibihe byose, Imana ni nziza ibihe byose, ntihinduka, niyo kamere yayo. Rero ndagira ngo ngutangarize ko ibyo ubona biruhije kuri we biroroshye, ku Mana biroroshye. Uyizigire, uyizere, nzi neza yuko uzaza uvuga amashimwe y'ibyo Imana yagukoreye. Nubwo utanabivuga, ariko nawe mu mutima wawe uzi ibyo Imana yagukoreye. Cyagiye yarakurinze, n'ubu yakurinda. Ntugacike intege, Satani ntakaza kugukanga, sibyo? Jya umubwira ngo mfite Imana, mfite Yesu, sibyo? Rero nateguye ikiganiro gikubiranyije nk'uko maze iminsi mbibakorera. Navuze ngo mbabwire umuti ushobora kwifashisha igihe uri kuruka mu modoka, cyangwa se ugira ikibazo uri ku rugendo. Niba se ugira imyuna, ujye ugira imyuna ukava amaraso mu mazuru. Niba se ufite umwana unyara ku buriri, cyangwa se yaba ari muto cyangwa mukuru, yaba ari mukuru cyane, hari abantu banyara ku buriri kugeza banashatse, kugeza banabyara, nabo icyo kibazo bakaba bagifite. So rero ndi hano kugira ngo nkubwire imiti. Nk'uko mwagiye mubibona, njya mbabwira imiti ushobora kwifashisha hanyuma ugakira. Rero niyo mpamvu niba nje kubikubwira ngo usaba kutihutisha videwo. Jya ureba videwo neza, urebe ukuntu nabikubwiye uko ubitegura. Utazajya uza kumpamagara umbwira kandi ibintu watarukije kandi mba nabibahaye. Ni ukuri ntabwo bishimisha, sibyo? Jya umbaza ngo hahandi wavuze gutya, mbese umuntu byagenda. Ni byiza, ariko kuza kumbaza ngo nivurishe iki, ngo ko ndwaye imyuna, ngo nivurishe iki kandi nabikubwiye, urumva uba uri kundushya, sibyo? Uba uri kundushya. So rero reka duhere ku bantu bagira ikibazo cyo kuruka mu modoka. Rero kuruka mu modoka ni ibintu bizengereza umuntu, ni ibintu bibangama. Wanategura urugendo ukumva urahabye. Noneho rero ngo igice gishinzwe kugenzura imigendere cyangwa se nuko utambuka, giherereye mu gice cy'ugutwi imbere, iyo kinyuranyije n'iby'amaso ari kureba, sibyo? Ngo byohereza ubwonko ubutumwa butandukanye. Ako gace gatangira gucangwa, bityo n'ubwonko ntibubashe gusobanukirwa. Niyo mpamvu rero ukunda kuba wakumva utameze neza, ukumva isereri riraje, ukumva nyine ubuze amahoro. Ari byo bya bindi bita bituma uvomisa cyangwa se uruka, ugasanga ntabwo ari byiza, nta nubwo ugize umunezero mu rugendo. Rero hari uburyo bwinshi ushobora kuba wakwirinda iki kibazo cyo kuruka mu modoka, sibyo? Abantu muruka mu modoka, ndagira ngo ngutangarize, nimba ureba ino videwo ntabwo uzongera kuruka. Ni ibiki rero wakora kugira ngo utazajya noneho uruka mu modoka? Irinde kunywa inzoga, mbere na mbere ku bantu banywa inzoga. Niba ugiye ku rugendo, irinde kunywa inzoga, kuko nunywa inzoga rwose ndagutangariza ko 90% ushobora kugira gute, ushobora kuruka mu modoka. Noneho ikindi kintu kijya gituma abantu baruka mu modoka ni ukubanza kurya. Ugasanga umuntu aravuze ngo reka mbanze nce muri resitora, ukarya ibiryo birimo amavuta menshi, ugasanga nyine use nkubwire ngo iki, ugasanga nyine ukunze kurya ayo mafiriti, amasosi arimo amavuta menshi, ibirungo runaka. Ibyo rero iyo ugeze mu modoka noneho ikagucugusa amakorosi, ikagucugusa ahantu hose, ni hahandi usanga uhise
uruka. Ni byiza rero kwirinda ibi bintu. Noneho rero umuti ushobora kwifashisha igihe ugira iki kibazo, umuti wa mbere ngiye kukubwira, ibuye. Ibuye mwabonye ko abandi nabibwiye batanze ubuhamya, nimba utankurikira kuri TikTok ho abantu benshi barankurikira. Rero ibuye ni umuti mwiza ku bantu baruka mu modoka. Uti ibuye bwoko ki? Akabuye gato rwose kangana nk'igishyimbo, ureba ku muhanda, mu muhanda w'ibitaka cyangwa se ahantu hafi wabona akabuye gato gato umusenyi muto ungana nk'igishyimbo cyangwa se intete y'ikigori. Noneho ukagafata ukakoza. Of course urumva ko nimba kari hasi gafite microbe, ntabwo wajya kwivura ikintu ngo wangize n'ibindi cyangwa se ngo witere izindi ndwara. Ako kantu kagomba kuba gafite isuku. Uzafata ako kabuye, noneho nurangiza cyangwa se tubiri dutatu uturonge neza, nyine udukorere isuku, umenye yuko ari akabuye kagiye kujya mu kanwa kawe, kagomba kuba gafite isuku. Rero ukoze neza, nurangiza ujye ukagendana mu kawe. Ushobora kugashyira mu gapapuro, ushobora kugashyira mu serviette, none ukakagendana mu isakoshi waba ugiye ku rugendo. Ako kabuye ukagafata ukagashyira hagati y'ururimi, munsi y'ururimi, sibyo? Ukazamura ururimi ukagashyiramo ukigendera mu modoka, ntabwo ushobora kuruka. Sabikora uzambwira. Uwo ni umuti wa mbere. Umuti wa kabiri rero, ushobora kwifashisha indimu. Indimu rero wayifashisha gute? Iriya ndimu ushobora kuyiharura, wamara kuyiharura twa tuntu twayo turiya waharuye, warangiza ukajya utuvuguta ukihumuriza, sibyo? Uwo ni umuti wa kabiri. Nanone kandi ukuntu wategura indimu ni ukugenda uyihumuriza. Wayikase, wayishyize mu gasashe cyangwa se wayishyize ahandi hantu ku buryo itajyamo microbe, noneho ukazajya usa nk'ukanda kagahumuro ukakumva, bituma utaruka. Ikindi kintu gituma abantu bataruka mu modoka, burya ngo kwihumuriza mu kwaha kwawe. Umuntu yarabimbwiye, nanjye mbibwira undi, arambwira ngo birakora ariko birasekeje. Uzamura ukwaha kwawe ugakoramo gutya, ukagenda wihumuriza. Iyo wumvise icyo kibazo nyine kije, ukora mu kwaha kwawe, si uko wundi muntu, ukagenda wihumuriza, ugera aho ujya rwose utagize ikibazo n'ikintu na kimwe. Ikindi ushobora gukora, niba ibyo byose wabirangije, burya ngo umugati wa sandwich, sibyo? Mbese urumva nta bintu byinshi ubamo, ntuba usize, ntuba ugize gute. Rero kuwurya mbere y'urugendo utanyweye amata, utagize gute, ibi nabyo bituma ugira gute, utaruka. Ukawurira aho ngaho umugati, sibyo? Mbere y'urugendo bizatuma si irindazi, ni umugati, sibyo? Ni umugati. Ibi bizatuma utaruka. Ikindi, abantu bakunda kurya ibigori cyangwa se kurya ubunyobwa burya buri mu bintu bituma ushobora kuruka mu modoka. Rwose ndagutangariza ko nimba wabukoreshaga bikakubaho, buhagarike, uzaza utubwire ko wakize. Wirinde gukoresha ibigori, wirinde gukoresha ubunyobwa, hanyuma ukoresha ibi bintu nkubwiye, ndabizi neza ko uzakira. Ikindi ushobora gukoresha ni tangawizi. Twagiye tubona yuko tangawizi ku bantu baruka, impamvu mba nasubiyemo iyi video, hari abantu benshi baba bankurikiye vuba kandi nabo baba bakwiye gukira, sibyo? Kandi hari n'abandi baba barabyibagiwe bakagira ubute bwo kujya mu video yo hasi. Niyo mpamvu ngira gutya nkabizamura kugira ngo tugendane neza. So rero nimukarambirwe. Hanyuma rero, niba ibi bintu wabikoze, noneho hita ufata tangawizi nayo ushobora kugakata agace gatoya ukakagendana munsi y'ururimi nk'uko wabigenjeje ku ibuye, rwose nturuke. Ikindi kandi ufata tangawizi ukayiteka mu mazi, warangiza ikoze, of course ikoze, noneho warangiza ukinywera ayo mazi ugiye ku rugendo. Ushobora kuyashyira muri gourde, ushobora kuyashyira mu gacupa, ushobora kuyashyira mu gateremunsi, yaba konje yaba
ashyushye itsoke nta kibazo. Kizima nuko arimo tangawizi. Ikindi kandi ushobora no kwihekenya ubibashije. Iyi tangawizi ntabwo ituma waruka, ahubwo irabikumira. Uzabikora uzambwira, nzi neza yuko uzakira ibintu byo kuvuga ngo uraruka. Ibi bintu nubikora ndakubwiza ukuri ko bizarangira burundu. Noneho rero twigire ku bantu bava imyuna. Ni iki wamukorera igihe avuye imyuna, cyangwa se wowe ni iki wakwikorera igihe uvuye imyuna? Imyuna irababaza ku bantu babizi kwirirwa uva amaraso nawe mu bantu bikagutungura muki, ariko hari ibyo ushobora gukora noneho niba wavaga imyuna noneho igashira. Ikintu ngiye kukubwira, niba ukunda kuva imyuna, ni ngombwa ko ukunda gukoresha tungurusumu. Uti nzayikoresha gute? Tungurusumu ni nziza ku bantu bava imyuna. Uti bayikoresha gute? Ufata amazi y'akazuyaze ugashyiramo tungurusumu uduheke 3 warapye, ukajya winywera ayo mazi, kuva imyuna birashira burundu. Noneho ku muntu wayivuye wamugoboka ute kugira ngo adakomeza kuva cyane? Kwicaza umuntu mu gihe bimubayeho ahagaze cyangwa aryamye. Hari abantu bakora ikosa ugasanga niba avuye imyuna bahise bakubwira ngo urarama. Biriya bintu ni ikosa rikomeye. Ahubwo aricara atararamye, atunamye, hanyuma ahubwo ukamekinga sure neza ko ayo maraso yavuye mu mazuru yarangije kuvamo. Noneho warangiza ugafata agatambaro gatose ukamushyira ku gahanga kugira ngo nyine atagumya kuva amaraso. Noneho ikindi kintu ugomba gukora, niba ujya ukanuka, niba ukanutse turebe imbere yawe, urebe mu cyerekezo kimwe, wijahaguruka cyangwa ngo urebe hejuru no hasi, ni bibi cyane. Reba imbere yawe uhatumbire gutya. Sibyo? Noneho ikindi ugomba gukora, niba uva imyuna, fata ibumba ry'icyatsi ujye usiga ku zuru ryawe, bimara isaha ukarabe. Ubigira akamenyero, ubikora iminsi 14 wikurikiranyije. Sibyo? Usiga ku zuru, usiga ku zuru, usiga ku zuru. Sibyo? Ibi bizatuma utongera kuva imyuna. Ubwo si turangizanyije abantu b'imyuna. Twigire rero ku bantu banyara. Noneho abantu banyara ku buriri, baba ari bakuru, inshuti y'Imana, birabangama. Inkari zirabangama, ntabwo zihumura neza. Sibyo? Ikintu mbanje kubwira ababyeyi, ntimukirirwe mukubita abana banyu ngo banyara ku buriri ngo niho bazabikira. Uretse kumumugaza, uretse kuba watuma ahorana jene no kuba yumva adakunzwe no kubyuka yumva ati ndabyukira ku nkoni, ntanakire rwose, nta kintu byagufasha. Ahubwo nkundira wumve umuti nshobora kukubwira ukazawuhereza umwana wawe. Ubuhamya burahari pe, ubuhamya burahari. Barakize kunyara ku buriri, amafanta naranyweye, ibiki. Ndagira ngo ngutangarize ngo kunyara ku buriri birashira. Utiriwe ukubita umwana, utiriwe ubajene ku kigo, uri boarding, uriguriye inkumi, unyaye ku buriri. Abandi bana baravuga ngo uriya mukobwa anyara ku buriri, uriya muhungu anyara ku buriri. Akantu kaba katari keza. Abana banyu nibaza mu biruhuko, muzabakorera imiti, basubire ku ishuri badafite ikinegu, basubire ku ishuri badafite batari jene. Sibyo? Rero ikintu cya mbere mbanje kukubwira, niba ufite umwana unyara ku buriri cyangwa se nawe ukaba ufite icyo kibazo, nababwiye ko n'abantu bashaka ari igihe ashaka afite iyo ngeso, wenda uwo bashakanye akabyihanganira ariko akarinda nabyara afite iyo ngeso. Nukurikira ibi bintu ku muntu mukuru, ndakubwira ibyo uzakora kugira ngo utandukane no kunyara ku buriri. Sasa rero fata imizi y'urwiri. Urwiri twese turaruzi, nagenda ubereka. Urwiri bya byatsi byimeza mu murima bajya bakuramo ngo bituma imyaka itera. Burya nubwo bituma imyaka itera, ariko burya ni n'umuti mwiza ku maraka, ku mugongo, ku bantu banyara ku buriri. Uzafata imizi rero, ya yindi itabaho utubabi, uyisekure. Numara kuyisekura uyiteke mu mazi nka litiro, umukamato. Sibyo? Gutya uyiteke mu mazi nka litiro. Noneho ayo mazi ujye uyaha abana. Ntumara umunsi utamuhaye nk'igikombe cy'amazi y'urwiri. Ubikora iminsi 7, uzaza utubwire.
Ikindi, ipapayi hari abana ngo zirya mu nda, niba zikurya akoresha ibindi, sibyo? Iyi papayi nayo ivura kunyara ku buriri. Urafata ziriya mbuto z'ipapayi warangiza ukazumisha, zamara kuma ukazisekura, agafu kavuyemo ukazajya umuvangira mu gikoma. Kandi ikindi mbabwire, ntimugahe abana banyu ibishokora cyane, bituma amasukari nyine aba menshi mu mubiri, noneho uruhago rwawo ruba rutarakomera, rukarekura vuba. Ni byiza rero kumenyereza abana ibindi wasimbuza shokora, cyangwa se nimba uyimuhaye ukayimuha mu masaha ategereye kuryama, ibintu byo kunywa ukabimuha mu masaha ari kure y'ayo agiye kuryamira, kandi yajya kuryama ukamakinga sure ko yagize gute, yagiye kubanza kwihagarika. Ni byiza rero nukurikiza izi nama, ntubahe isukari nyinshi. Nkunda kuvuga ngo isukari cyane cyane izi zo mu nganda, ano maji yo mu nganda, ni ukuri habamo amasukari, kandi umwanditsi yaranditse ngo isukari ni umurimbuzi ukomeye. So rero kugira ngo witungire amagara mazima, kugira ngo wibereho neza, byaba byiza uyiretse, kuko ntabwo uzabura isukari mu mubiri wawe. Ushobora gukoresha igisheke, ushobora gukoresha umuneke, inanasi, ibijumba, umuceri, ibintu nk'ibyo, amateke, ibintu nk'ibyo birimo isukari y'umwimerere, nibyo umubiri wacu ukeneye. Ni byiza rero ko umenyereza abana bawe kunywa isukari iringana, dore ko yanahenze. Ni ngombwa ko umenyereza abana bawe kunywa isukari nimba bafite iki kibazo, tutirengagije ko isukari nyinshi itera indwara zigiye zitandukanye. So rero ibi bintu nubikora, nta kabuza uzakira kunyara ku buriri. Ibyo nabikubwiye. Rero niba uri mukuru ukaba uri umumama cyangwa uri umupapa unyara ku buriri, bibaho, ntihagire untera amabuye, hari ubuhamya mba mfite, sibyo? Ndagira ngo rero nkubwire ngo wowe fata kateye, ya yindi twakunze kuvugaho, kateye ari umuhengeri, ari maviya, kuko njye mbona byose ari kimwe, sibyo? Gusa umuhengeri wa wundi njya mbabwira ngo utuma ubwenge buza bugaruka, kandi n'ubuhamya burahari. Ntegereje kubona ripoti z'abana muri iki gihembwe. Hari abambwiye ngo amatesite barayatsinze, ariko nkeneye no kubona amanota, ugereranya amanota umwana wawe yagize mu gihembwe cya mbere cyangwa na kera, noneho turebe yafashe umuhengeri agira amanota angahe. Abambwiye ngo n'abarimu babo baratunguwe, ngo amanota yarazamutse. Ni byiza, kandi nanjye bintera imbaraga iyo muje mugashima, sibyo? So rero wowe mukuru ifatire iyi kateye cyangwa se umuhengeri, sinzi uko ubyita, sibyo? Sinzi uko ubyita pe, iyi kateye. Noneho nurangiza ugire gute, uyiteke mu mazi nko mu cyayi urambitsemo utubabi twayo, wanatwogeje neza. Nurangiza ujye winywera ayo mazi, ubikore iminsi 14, uzakira kunyara ku buriri, sibyo? Noneho rero reka mbibutsa, wambabariye niba ari ubwa mbere uje ku Nkomangiro TV, ko tuvuga ibintu byiza, ibintu byubaka, ukankanira subscribe, share na comment. Hari icyo byagutwara? Bikore. Ababikoze barashima. Nawe udahatwa, ukaba wumva ino video igufashije, cyangwa se n'izindi ukaba warabyibagiwe, basi ndakwibukije. Bintera courage inshuti yawe. Urakoze wowe ubikoze, Imana ihira ikiganza cyawe. Kandi namwe mwabikoze, ndagira ngo mbabwire ngo Imana igihiri ibyo mukora, ihira amaboko yakanze subscribe ku Nkomangiro, ihira amaboko akora share bagatanga video yanjye hose, ihira amaboko akanda like. Mujya mukunda kubyibagirwa, ariko ndabikwibukije, nimba wabyibagiwe ngaho yikande. Imana iguhire cyane, uri hanze y'u Rwanda cyangwa se uri no mu Rwanda, ukaba unkunda, murankunda nkanabibona, sibyo? Abo mu Burusiya, muri Germany, kuri WhatsApp muranyandikira nkabibona ko munkurikira. Ni ukuri Imana ibahereza umugisha. Abo muri France ndabasuhuje, muri Amerika mumeze mute? Ndabasuhuje, muri Chicago, abo bose ndabasuhuje, kandi Imana ikomeze kubarindira ahantu hose muri. Imana ibahezagire. Ni ukuri Abarundi inshuti zanjye,
ndabakunda nanjye, ndabakunda Imana ikandusha.